Imana ibaho umugisha kuri uyu munsi mwiza Imana iduhaye nk'uko yabiduteguriye tutaraba insoro mu nda za ba mama. Imana igashima yuko uyu munsi kuri iyi tariki nziza tuboneka imbere y'Imana. Dushimye iyo Mana. Umuririmbyi yaravuze ngo hari icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumuraho, mwami unyeze unyejeshe amazi cyangwa se umuriro. Imana ishimwe cyane. Yarebaga abona nta kindi kintu na kimwe yabasha gukora atari ukubanza kwiyeza imbere y'Imana. Arangije aravuga ngo mpanagurwe hose mwami n'umuriro niba ushaka, nkiri ibyaha birimburwe, nkiri ibyaha birimburwe. Imana ishimwe cyane. Nuntunganiriza ubwenge nzanezerwa, nzaguhimbaza, ariko ikiruta byose ariko umutima wera ndawushaka kurutaho. Imana ishimwe cyane. Ubwenge yararebye abona ni bwiza kuba yabutunganyirizwa cyangwa se kuba hari uburyo bwajya ku murongo, ariko arangije aravuga ngo nimba nkugiriyeho umugisha unyemerere umpe umutima wera kuko ndawushaka kurutaho. Ninezwa umutima wanjye nibwo nzunguka ubwenge bwose. Kuko yararebye aravuga ngo ntabwo nshaka kugira ngo mbanze nunguke ubwenge nyamara umutima wanjye wanduye, ahubwo aravuga ngo banza umpe umutima wera, hanyuma nimara kugira umutima wera ni nabwo nzunguka ubwenge bwose, yaba ubwo mu ijuru yaba ubwo mu ijuru mwami mbubwirijwe nawe. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ngerageza gukora ibyo nshobora, nkagerageza kwibuza inama mbi z'ibyaha, nyamara agashiduka yabyibonyemo, ariko aravuga ngo ujye umboneza. Imana ishimwe cyane. Kuri uyu munsi rero turavuze ngo Uwiteka natweze, buri umwe wese uri kunyumva Imana imweze, kandi uyu munsi tugaragare mu maso h'Imana Isiyoni, kandi tugire ishyaka cyangwa se tugire inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ibindi byose tuzabyongererwa. Imana itugire neza cyane. Ijambo rirambwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana ishimwe cyane. Turi mu kwezi nk'uko tubizi ko kwibohora cyangwa se kwa liberation binyuze mu mbaraga za Yesu Kristo. Tumaze icyumweru tuvuga hejuru y'imbaraga zo kuba warasogongeye ukumva ko Yesu agira neza, bikagusaba yuko umwegera, kuko hari benshi basogongeye ariko ntabwo bigeze begera uwo mwami kugira ngo bakunde babane nawe ubuziraherezo. Hari ukuntu ushobora gufata umuntu wowe umufashe, nagiye mbibona mu mafilime menshi atandukanye, ukaba wafata umuntu wenda ukuboko, mwaba muri hejuru ku musozi cyangwa se hari ahantu mufashe nko ku mugozi, noneho we atabasha kugufata wowe umufashe wenyine, birashoboka ko ugeraho ukaruha, ukaba warekura, cyangwa se nimba warufashe umwenda wa mwenda ugacika, hanyuma ukaba wagwa mu manga cyangwa se wagwa ahandi hantu bitewe n'uko wari urushye gufata. Rero hari abantu benshi baje kuri Yesu cyangwa se baje basogongeye, bafata kuri Yesu, bamaze kumufataho bibwira yuko bihagije, bageze muri cya kigeragezo gituma bananirwa, bararekura. Uko niko abasogongeye bakumva uko Yesu agira neza niko bameze. Ariko abasogongeye bakumva ko Yesu agira neza, barangiza bakamwegera, abo ngabo yarabafashe. Amaze kubafata aravuga ngo nabaciye mu kiganza cyanjye nk'imanzi, kandi nabashyizeho ikimenyetso, kuko nimugera no mu minsi mibi nzabana namwe. Imana ishimwe cyane. Rero turashima Imana ko muri iki cyumweru turavuga kuri izo mbaraga zo kuba dufashe kuri Yesu ndetse nawe akadufata, kuko yapfanye natwe kandi yazukanye natwe. Ntabwo byaba bibabaje rero kuba umaze iminsi cyangwa se kuba usenga
kuba umaze igihe muri aka gakiza ariko nyamara utarashinzemo umuheha cyane, kuko nk'uko twabivuze gusogongera ntabwo bimara inyota, ahubwo kimwe mu bintu bitera amapfa cyangwa se bitera umururumba, ukumva urararikiye gushaka kumva yuko wabigera, ariko inyota ntabwo iba yashize. Iyo rero abantu basogongeye ntibakomeze gushingamo umuheha, iyo bageze ahantu babasha kuba bahura n'ibibazo bitandukanye, byoroha cyane kuba basubira iyo bavuye, kubera ko baracyafite inyota, baracyafite inzara, baracyafite irari ryo kumva bararikiye iby'isi, baracyararikiye ubusambanyi, baracyararikiye ubujura. Nyine barasogongeye, bababwira ko kwa Yesu ari impambo sawa sawa, ariko nyine inyota ntabwo yashize, ahubwo baracyafite iyo nyota, baracyafite irari ryo kumva bakora ibitandukanye cyane n'ibyo Kristo ashaka. Ariko abamwegereye, Bibiliya irambwira ngo abamwizeye, abo ngabo bakizera izina rye, yabahaye ububasha ngo ndetse n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero turiho tuvuga ku ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ndashaka kuvuga hejuru ikintu bita cyangwa se hejuru y'ubushuti. Ubushuti, hari abantu benshi baboshywe n'ijambo ubushuti, cyangwa se baboshywe n'ijambo inshuti. Twagiye tuvuga ku bintu bijyanye no kubohwa. Nibuka umunsi w'ejo bundi twariho tuganira ku ijambo rivuga ngo abagukikije ndetse n'ibigukikije ntabwo byatuma utarira, ariko kandi ntibikwiye kukumara imbaraga z'umutima zituma utabasha kugera ku cyo Imana yavuganye nawe. Erega nkubwire ngo kuba ufite ababyeyi bawe, cyangwa se kuba ufite mama, ufite papa, cyangwa se ufite abo muvukana, ntibyakuraho yuko utarira cyangwa se ngo ukene wicwe n'inzara. Cyangwa se kuba ufite abaturanyi bafite ibipangu byiza, ntibikuraho yuko ibyo bipangu wowe ushobora kuba uri inyuma y'ibipangu abandi bakaranze, ndetse byaba na ngombwa ukajya wumva umuhumuro wo bakarangiye mu bipangu, ariko kandi wowe urashonje. Ubwinshi rero bw'ibigukikije n'abagukikije ntabwo bwatuma utarira, ariko ndagira nkubwire ngo nubwo biba bimeze gutyo, hari icyo ugomba kumenya, ntibikwiye kukumara imbaraga, kuko ni bimwe mu ishuri Yobu yavuze ngo Imana izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzahinduka nk'izahabu nziza. Imana ishimwe cyane. Ese wowe ujya wibwira yuko amarira yawe yamarwa n'abagukikije? Amarira yawe ntabwo yabarwa nuko ufite imiryango ikomeye, amarira yawe ntabwo yamarwa nuko ufite abakozi mukorana mu kazi, amarira ntabwo yamarwa nuko ufite n'amafaranga. Ngira ngo murabizi neza ko hari n'abagira amarira bari mu mamodoka meza, urabizi neza ko hari n'abagira amarira baryamye muri etaje, ariko ibyo byose ntacyo byamarira kereka Kristo wenyine ubasha kuza akabana nawe mu mubabaro wawe, nk'uko yivugiye yirahire ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana ishimwe cyane. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Reka nkubwire ngo papa wawe ntabwo wamusanga ngo akuruhure mu kibazo cyawe kiri spirituel, ntabwo mama wawe wamusanga ngo akuruhure, nubwo ababyeyi batwibarutse kandi cyangwa se badufiteho ububasha nk'uko amategeko y'ijambo ry'Imana bibasaba cyangwa se abibategeka, natwe ubwacu tukaba dufite inshingano zo kububaha no kubakunda. Ntabwo baza ngo bagukemurire ikibazo waba wahuye nacyo. Iyaba ari umusonga wawe uramutse ukizwa na benshi, ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi bamwe ntabwo bajya baza gusenga, ahubwo bajya baza bashima Imana, bavuga ngo Mana warakoze kuko waduhaye abantu cyangwa se waduhaye ibidukikije. Reka nkubwire ngo ibyaba bigukikije byose uko byaba bingana ntabwo byagutera cyangwa se byakubuza kuba warira cyangwa se wagira ikibazo. Twabonye uburyo ki umudamu wari ufite umwana yari yapfuye, arangije bamuheka mu kiriba, bagenda kumushyingura, ariko bamwe ngo uwo mudamu yari ariharira cyane, ngo Yesu amugezeho aramubwira ngo humura, wirira umwana aba muzima kuko Yesu yakoze ku kiriba. Ariko wibuke ko ngo yari aherekejwe n'abantu benshi bamuherekeje kujya gushyingura. Wenda bamwe hari abavugaga bati n'ubundi nagenda
agenda apfe, yari yaratugoye n'abandi. Donc ariko umubyeyi ngo yarariraga cyane, ariko Yesu amugeze aramubwira ngo wirira, Imana ishimwe cyane. Rero ibigukikije twabivuzeho kenshi, twavuze ku bintu bitandukanye byo muri iki cyumweru. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi tugiye kuvuga ku kintu cyitwa inshuti cyangwa se abashuti bawe. Turasoma amagambo atari menshi kandi tanone atari makeya. Dusome mu Migani 18 umurongo wa 24, aravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Ndasubiramo, mu Migani 18 umurongo wa 24 haravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu ikamurutira umuvandimwe. Reka dusome muri Samweli wa mbere ibice 14 umurongo wa 6, haravuga ngo Yonatani abwira uwo muhungu wari umutwaje intwaro ze ati, ngwino twambuke tujye ku gihome cy'abariya batakebwe. Ahari Uwiteka hari icyo yadukoresha, kuko nta cyabuza Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa se bake. Imana ishimwe cyane. Mu Migani 17:17 bakavuga ngo inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe akavukira gukura abandi mu makuba. Reka tunyarukire mu gitabo cya Rusi igice cya mbere umurongo wa 14, haravuga ngo barongera batera hejuru bararira. Orupa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Imana ishimwe cyane. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Aya magambo Imana yashyize ku mutima wanjye, ndagira ngo tuyaganireho twihuse, ayitwa ubushuti, cyangwa se abantu benshi baboshywe n'ubushuti cyangwa se babohwa n'inshuti zabo. Ndagira ngo uyu munsi tugire icyo tuyavugaho. Mu by'ukuri mu buzima busanzwe, mu mibereho yacu ya buri munsi, tuba dukeneye abantu cyangwa se tuba dukeneye inshuti. Ndabibutsa neza ko ubushuti burimo ibice bitandukanye. Harimo inshuti izi zisanzwe dushobora kubona, wenda ntabwo ndi bujye muri filozofi cyane y'ubushuti. Hari inshuti izi ngizi ziza ari uko wariye, ziza ari uko wanyoye. Donc izi nshuti zisanzwe, wakoresheje anniversaire, wagize gute, izi nshuti. Reka bahe ingero z'inshuti dufite. Muri telefone yawe cyangwa se muri repertoire yawe, ndagira ngo uze gufata umwanya wawe utuje, cyangwa se n'ubu ushobora kuwufata, uze kundebera liste y'abantu ufite muri telefone yawe. Telefone yawe ukuyemo za groupe z'ama WhatsApp tubayemo, uze kureba muri repertoire abantu ubashije kuba ubitsemo cyangwa se waranditsemo, kuko abo bantu wanditse ndagira ngo utangarize yuko ntabwo ari abanzi bawe, ni inshuti zawe, kuko muraziranye, mwaramenyanye, nyine muri inshuti. Ariko muri abo bantu bitse muri repertoire, ndagira ngo nkutangarize yuko harimo abantu bamaze imyaka irenga 2 cyangwa 3 utari wandikirana nabo, utari wasubizanya nabo, cyangwa se ngo baye bakubwira ngo waramutse, kandi urabafite nyine nk'inshuti. Noneho iyo habayeho ubukwe cyangwa se bategura za bride shower nkuko njya mbyumva, na za baby shower n'iki, hari igihe ushiduka wisanze muri groupe ya wa muntu muheruka kwandikirana nyuma y'imyaka 2 cyangwa 3, kandi ubwo nawe agufata nk'inshuti, kandi yumva rwose uri inshuti ye. Hari n'igihe uzagira gutya ukabona wa muntu arakwibutse, arakubwiye ngo ariko ko wanyanze, akakwandikira message akakubwira ngo mbese ko wanyanze. Ndagira ngo nkubaze iki kibazo, ngo mbese iyo umuntu akubwiye ngo ko wanyanze ubasha kumusubiza iki? None se we kata nimba yibwira ko wamwanze, noneho we yaragukunze mu gihe cy'imyaka 2 cyangwa 3 cyangwa 4 umaze umugira muri telefone cyangwa se akugira muri telefone. Ibyo rero ni inshuti izo tubasha kubona mu buzima busanzwe, za zindi nyine zitagize icyo zica, zidafite n'icyo zimaze mu buzima bwa buri munsi.
hari abantu ujya kumva iyo ngeso irahari, umuntu akakwandikira akakubwira ngo mbese kutamvugisha, nawe ubwe arabizi neza ko ntajya kuvugisha. Cyangwa se hari n'izindi nshuti dufite mu matelefone, reka mvuge ku matelefone cyane, uhora umwandikira rwose pe, uramwandikira bonjour comment ça va, umunsi mwiza, akagusubiza ati ça va, ejo ukongera ukazamwandikira, ejo bundi ukongera, ukwezi kugashira uramwandikira, ukundi kugashira uramwandikira, ukundi kugashira ukamwandikira. Noneho nta na rimwe aratera intambwe ngo akubanze, nta na rimwe aratera intambwe ngo akubanze akubwira ati nyamuneka ndagusuhuje nanjye. Reka da, ni wowe uhora umubanza, ni wowe uhora umwandikira, ariko we ntabwo yatera intambwe. Ariko ndagira babwire ngo ubushuti buhagaze gutyo buba ari bwa bundi budafite icyo bwica cyangwa se bumaze. Imana itugire neza cyane. Ndashaka kuvuga rero hejuru y'imbaraga z'ubushuti cyangwa se inshuti zikakuboha, ibyo wita ubushuti bukakuboha umutima wawe, ugahora uboshywe n'uwo mutima wo kumva yuko hari abashuti batakuvugisha, batagusuhuza, batakuganiriza, batagize gute. Donc ubushuti bwarakuboshye. Yewe hari nawe wagerageje kuba ufite inshuti, noneho izo nshuti ukajya uziganiriza amateka yawe, ubuzima bwawe, ariko mu kanya gato ugasanga bya bindi wabaganirije byagiye hanze kandi wowe ntiwabishakaga. Bituma ugira igikomere cyo mu mutima, bituma uhangayika, urabohwa uyu munsi, ku buryo tuvuze ngo dutangaje liberation binyuze muri Yesu Kristo, byakugora cyane kuba wagenda hariya kuri stade ngo ubyine intsinzi uvuge ngo naribohoje. Byakugora cyane kuko uracyafite ibikomere by'aba bandi witwa ko wari ufite inshuti, ba bandi bo muri repertoire yawe, ba bandi. Imana itugire neza cyane. Ni nayo mpamvu rero hano Salomo yanditse aravuga ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Hari abantu baharanira kumva babyigana, bashaka inshuti nyinshi, ariko nubwo nabwo kuzigira ari byiza, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Salomo yarabyitegereje, arabyitegereza aravuga ngo burya inshuti nyinshi zisenya urugo, kuko izo nshuti ntabwo zose ari uko ari abizerwa. Akenshi rimwe na rimwe hari ubushuti bazakugiraho bitewe n'icyo bagukeneyeho. Hari abantu bakubwira ngo ndagukunda, ngo rwose ngo uri umuntu mwiza, uri inshuti nziza, kubera yuko uruhande rumwe wenda bagukeneyeho ubufasha runaka, ikindi gihe bagukeneyeho. Reka nkubwire, ubushuti bushingiye ku kintu icyo ari cyo cyose, ubwo ngubwo ntabwo buramba. Ubwo bushuti burangira vuba cyane, kandi ubwo bushuti bugasiga igikomere kibyibushye mu mutima wawe. Ahubwo ubushuti buri inconditional, donc budafite icyo bushingiyeho, nibwo bushuti uyu munsi nshaka kuvuga. Salomo yashatse kuvuga aravuga ngo ni wa wundi uramba ku muntu akamurutira umuvandimwe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo nzi inshuti nyinshi impamvu Salomo yashatse kugaragaza ko zisenya urugo, kandi twarabibonye. Hari abantu inshuti nyinshi zijyanwa n'uburyarya, kandi uburyarya ntabwo ushobora kubutahura utari wakorwa ku maso ngo ubashe kumenya ese izi nshuti zimeze gute. Iyo dusomye mu gitabo cya Yobu batubwira uburyo ki inshuti zaje nyamara yagendananaga nazo. Yari umuntu wabanye nazo igihe kirekire, birashoboka wenda ko yazifashaga mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko mu gihugu cya Uri ariho umugabo w'umukire cyane, kandi ngo yari umukiranutsi yubaha Imana. Birashoboka ko ubukire bwewe ba Eberudadi na ba Elifazi aribwo wenda bari baje bakurikiye. Noneho muri icyo gihe Yobu yahuraga n'ibibazo, ntabwo yigeze abona ba Elifazi baza ngo bahagarane nawe, ahubwo baje kugira ngo babe opposite y'imitekerereze yiwe. Baratangira kumushinja ibyaha, batangira kumubwira ngo iyo Mana yaragutaye, batangira kumubwira amagambo menshi. Ariko umva nkubwire, nta yindi nshuti yari asigaranye, kuko n'uwo yita umugore we yari amaze kumureka, amubwira ngo ihakane iyo Mana wipfire. Ariko yasigaye ku kintu kimwe, aravuga ngo nubwo isi yose yandeka, nubwo abantu bose nakomanga bakanyanga, nubwo abagaragu batangira kumekenyera bakambona nk'imbwa igenda, ariko nzi yuko umucunguzi wanjye ariho.
yari asigaranye inshuti imwe yonyine, ari we Yesu Kristo wenyine. Imana ishimwe cyane. Mu kigeragezo tujya dusigarana inshuti imwe. Birashoboka mu buzima bwa Mwuka Wera gusigarana inshuti ya Yesu Kristo, ariko no mu buzima busanzwe hari igihe ubona inshuti, iyo nshuti ikakurutira umuvandimwe. Niko Salomo yanditse. Kandi wari ufite inshuti nyinshi zigukikije, wari ufite abavandimwe, ariko ntibyakubujije kurira. Ndagira ngo wongere isuzume uvuga ngo mbese mu bantu bose nagize bitwa ko ari inshuti zanjye, umunsi nababaye ninde wansanze? Umunsi narwaye ninde wamvugishije? Umunsi nahuye n'intambara zitandukanye, ese hari uwo nasigaranye nawe ngo ahagararane nanjye? Kubera ko ubundi inshuti nyanshuti mu bibazo muragendana, no mu byiza mukagendana. Ntabwo inshuti yaguta, ariko nusanga hari inshuti mwagendanye mu byiza ariko mu bibi ntimugendane, iyo nushaka uyinyuzemo umukato ntikubohe kugira ngo utagere ku ntsinzi y'ubuzima bwawe, kuko izagukereza kugeza hahandi uzasigara wibaza ukavuga ngo je regrette icyatumye mbasha kumenyana n'uyu muntu. Hari inshuti nyinshi tukwiye gusiba muri mindset yacu, ntituzange ahubwo ntizidukereze. Ugaba wakomeza ubuzima bwawe ariko utazitegemeya, cyangwa se utazihanze amaso ngo uvuge ngo izi ni inshuti zanjye. Kandi reka mbabwire, uzabibona, uzakoresha anniversaire uzabona inshuti nyinshi, uzakoresha ibirori uzabona inshuti nyinshi, uzatunga amafaranga uzabona inshuti nyinshi, ariko nugera mu burwayi ntazo uzabona, nugera mu bukene ntazo uzabona. Ni bya bindi byajamo twavuze ngo inshuti, abantu benshi bagukikije ntibatuma utarira. Noneho uyu munsi ijambo inshuti ndagira ngo ufunguke amaso urebe ngo mbese mfite inshuti kweli? Hari ubushuti buri best friend. Biragoye kugira ngo uzabone inshuti y'inkoramutima, cyangwa se inami intime, inshuti y'inkoramutima, inshuti yawe uvuga ngo iyi ni inshuti kweli, ndayibitse ibyanjye, nayibitse. Kandi reka mbabwire, hari abantu benshi ugerageza gufungukira ariko bo batagufungukira. Umuntu ugufungukira umufungukire, ntagufungukire, uwo muntu mwitondere, kuko ntago aba ari inshuti. Ari gukora icyo bita secret professionnel, ari muri secret service, ari mu kazi k'ibanga, reka mbyite gutyo. Ni ukuvuga ngo agukeneye kukubyazamo amagambo kuruta ko wowe umenya ubuzima bwe, kubera ko ejo nimuramuka mutandukanye we aba afite target ivuga ngo uyu muntu njyewe nubwo ari inshuti yanjye ariko we never know, ejo tuzatandukana. Ni nayo mpamvu ntashaka kumubwira ibyanjye, kugira ngo nidutandukana atazanshyira hanze. Uwo muntu ntabwo ari inshuti y'amagara. Imana itugire neza cyane. Ahubwo inshuti y'amagara mukora icyo bita exchange. Donc muhana ibitekerezo, muhana ibyiyumviro, mu rugendo murasangira. Ni ukuvuga ngo nta wicisha undi inzara, nta wicisha undi urume, oya, ahubwo muragendana, murasangira. Ni nayo mpamvu yavuze ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko hari inshuti iramba ku muntu. Donc vrai ami muba muri exchange ideas kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba improve, donc buzamuke, butere imbere. Hari abantu benshi bahisha, bahidinga ubuzima bwabo, kandi akaza akavuga ngo je t'aime, you are my best friend, ariko wowe ntabwo uzi neza, ntuzi icyo yatekereje. Ukibaza, ese niwe utajya ugira agahinda? Nimba wowe ugira ikikubabaje ugahita wirukanka ukavuga ngo mfite inshuti yanjye ngomba kuyihamagara ngayibwira ati yo nababaye nagize agahinda, ariko ukazategereza we nimba mu buzima akozwe mu irobo cyangwa akozwe mu giti bikagucanga, nta gahinda agira, nta byiza yabonye, nta byishimo yagize, kandi barakubwira ko ari inshuti yawe y'amagara. Umva reka mabwire, you have to be careful. Mufunguka amajisho yanyu murebe ese inshuti zibakikije ntabwo ari zo kubatera ibikomere kuruta ahubwo kubageza kuri destiny y'ubuzima bwanyu. Imana itugire neza cyane. Izo nshuti turazifite, abaturanyi baza bakakubwira ngo turagukunda, ariko nyamara bagukunda for reason, bagukunda kubw'impamvu runaka. Amashyi menshi bagukomera ni nayo azakomwa umunsi wabaye degrade, cyangwa se umunsi wamanutse ukava kuri ya level bagukundiragaho. Umunwa wakwamamaje ni nawe uzakwamamaza ukurangiza. Reka babwire bagenzi, inshuti
inshuti nyinshi zisenya urugo. Kugira abaforowazi niba bisobanuye ko ari inshuti, abo babitwa abafana. Ari ukuntu tugira abafana. Umuntu akaba afite abafana, ariko umufana iyo watsinzwe ahita ajya gufana iyindi kipe. Niko bigenda. Ariko umva nkubwire, dukeneye abaturambaho. Imana ishimwe cyane. Dukeneye inshuti nyanshuti, dukeneye ya nshuti mugendana. Waba uraye ikaba ibabazwa n'umubabaro yuko waburaye nayo ikaburarana nawe. Dukeneye ya nshuti ya yindi izi kubwira ati nubwo bimeze gutya humura ndi kumwe nawe. Reka babwire, icyama Imana uyu munsi, Imana ikaturinda abafana ahubwo ikaduha abakunzi. Reka nkubwire, ikipe y'umupira, ngira ngo umupira nawe ukinyeho gakenya, cyangwa se ndanawureba, usanga iba ifite abafana benshi. Reka dufate ingero nyinshi. Kuba Rayon Sport cyangwa se APR bagira abafana nibiba bisobanuye yuko abo bafana bazaba nambaho. Iyo ikipe imwe itsinzwe, bahita bigira ku yindi, bakigira kuri za AS Kigali cyangwa se n'izindi. Bivuze ngo wowe ntabwo ukeneye abaforowazi, donc ntabwo ukeneye abafana, ahubwo ukeneye abakunzi. Ukeneye abagukunda, ukeneye inshuti, wikenera abafana. Kuba najya hariya nkavuga ngo cyangwa se abantu bakambwira ati yo Bishop turagukunda turagufana uri umukozi w'Imana ibyo ntacyo bitwaye. Ariko ibyo it's not like about friendship. Iyo nta relationship y'urukundo irimo, ahubwo nicyo bita compliment cyangwa se nyine barakusifiyo, barakuzamura mu ntera kuko uzi ngo ufite abafana, nyine ukumva uraryoshye ukavuga ati ariko mfite abantu. Ukitiranya yuko abafana n'abakunzi bitandukanye. Bakunzi rero nyakuri, iyo ugeze muri ya challenge runaka, iyo ugeze muri cya kibazo runaka, ntabwo bo bagusiga. Umukunzi nyakuri ntabwo ajya kuguteza rubanda. Umukunzi nyakuri ntabwo ajya kukuvuga. Umukunzi nyakuri ntabwo agusiga mu kigeragezo. Umukunzi nyakuri ntabwo agusiga kuko wacumuye. Twabonye abapasiteri benshi, twabonye abavuga butumwa benshi bagize abaforowazi kuruta kugira abakunzi. Imana itugire neza cyane. Noneho wa muntu yaba umupasiteri cyangwa se umuvugabutumwa cyangwa se umuhanuzi, bamukundiraga wenda se ko yababwirizaga neza, donc bakamukurikira bakamufana ngo runaka ngo yabwirije, runaka yahanuye neza, yes, bakabifana rwose, bakumva ni fiti cyane. Nawe aho ahari agakora confusing, akibwira yuko bamukunda. Noneho yagira ikibazo kuko Satani akenshi ahantu atera imyambi ni naho haba hari ubutunzi. Noneho yagira ikibazo, aho kugira ngo abantu bamwerekaga ko bari hariya, aho kugira ngo barenzeho utwatsi, nibo bahindukira bakavuga ngo yo dore wa muntu, dore reka nkubwire ngo status zose zigahinduka ikiganiro ngo mbese ngo waruzi nako wa wundi, kubera ko n'abafana ntabwo ari abakunzi. Imana itugire neza, iduye icyo bita inshuti namba ku muntu ikakurutira umuvandimwe. Niko Salomo yanditse. Imana ishimwe cyane. Umugabo bita Yonatani asiga atabwiye Sawuli, abwira uwamutwazaga intwaro ngo tugende. Reka ukeneye umuntu ugutwaza intwaro mu rugamba, noneho yagera no ku rugamba akavuga ngo icyo untegeka ndakora icyo mwami, icyo untegeka kuko Yonatani n'uwamutwazaga intwaro bageze ahantu ahari urukutsa rwabahuzaga n'abatakebwe Abafilisitiya. Noneho baravuga ngo mbese tugende. Umugaragara amubwira ati icyo untegeka ndakora icyo. Reka mbabwire, ntabwo ukeneye bwa bwinshi bw'abantu badafite icyo bamaze, bwa bwinshi bw'abantu badafite ikintu bazagusayidira mu buzima. Ukeneye umuntu umwe uzahagarara akagufasha kujya kurwana n'Abafilisitiya. Imana ishimwe cyane. Ukeneye uwo muntu, kandi uwo muntu nta handi uzamukura, ni mu mbaraga z'Imana. Ndakwifuriza wowe uyu munsi unyumva kugira ngo Imana ikuremere inshuti z'umumaro kuruta inshuti z'ibyonnyi. Imana itugire neza cyane. Yonatani abasha kujya yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo Uwiteka abasha gukiza akirishije benshi.
iyo niko kimwe cya mbere, akirishije benshi cyangwa bake. Reka nkubwire ngo abantu ari benshi ntibisobanuye gukira, abantu ari bake ntibisobanuye. Uko Imana yapanga yaguhaye inshuti zifatika zabasha gukora kugeza kuri destination yawe. Rero hari igihe kuba dufite nababwiye ngo aba followers, kuba dufite kuba ubayeho ufite repertoire ya telefone yuzuyemo abantu 300, uri mu magroupe 10 nangahe, groupe imwe irimo abantu 100, 200, 200, mu byukuri nunateranya abantu bari muri telefone yawe urasanga barenga 1000. Ariko si icyo 1000 bakumariye iki? Ese icyo 1000 koko hari icyo ni iki bari kukungura usibye kugutera ibikomere? Ni iki bari kugufasha? Buriya reka nkubwire, aho kugira ngo uzakererwe mu rugendo urukerejwemo n'abantu, the better yuko warekura ahubwo ukagenda urugendo. Kubera ko Yesu yaravuze ngo ijisho rimwe riramutse rizagucumuza ntugere mu ijuru, rinoboremo wigendere. Ntabwo ndi kubabwira ngo mwange bagenzi banyu, oya, ahubwo mubabohokeho. Wishaka kumva yuko ugomba kwirundaho abantu batazagira icyo bakumarira. Twabonye abantu benshi bakomerekeye mu rukundo, twabonye abantu benshi bakomerekeye mu bushutsi, mu friendship bagiranye na bagenzi babo, twabonye abo bantu. Ariko se nibyo koko birakwiye? Hanyuma muri iyi migani handika ngo inshuti zikundana ibihe byose. Ni nabyo turi kuvugaho, inshuti zikundana ibihe byose. Kandi umuvandimwe, burya ntabwo inshuti ariyo gukunda muri winter ngo nimugera muri summer ngikwange. Inshuti ntabwo ariyo kugukunda wariye nugera mu kibazo utariye ngikureke. Inshuti ntabwo ariyo kugukunda uyu munsi ukennye ngo none numara gukira ikwange. Inshuti mukundana ibihe byose. Imana ishimwe cyane. Nago isuzume n'ubushuti bwawe n'abagenzi bawe mufitanye, uvuge ngo ndagira ngo wikorere evaluation, wimenye, wisuzume, uvuge ngo mbese koko ubundi wa mugani ntabwo nacerejwe, ntabwo naboshwe n'ibyo nitaga ubushuti. Ese koko ubwo bushuti bwari sawa? Wisuzume urebe. Nusanga hari ikibazo cyabaye, uyu munsi ufata umwanzuro, uvuge ngo noneho sezeye ku byisi byose, ndashaka kujya mu gihugu cy'Imana yangeneye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari ibintu byinshi bizakubuza kugera i Kanani, hari ibintu byinshi bizatuma utagera ku nzozi zawe n'abagukikije, n'ibyo wita inyungu. Reka babwire, hari abantu benshi baprofitira muri okaziyo bakavuga ngo ngo ningira abantu benshi ngo nzaba nungutse ngo nzagira gute. Reka nkubwire, ibyo ni iby'igihe gito. Nakubwiye ngo ibyo ubona ko bigusifiwa cyangwa se biguha amashyi, bigukunze, cyangwa se ubona nyine muri kumwe 100%, urarya urimenge, urasigazimo imbaraga z'ikindi gihe. Ni nayo mpamvu Satani yavuze ngo nguteze ikindi gihe, nuko yarazi ko ikindi gihe hari uburyo bizagenda kuri Yesu. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wambara imbaraga z'ikindi gihe mu buzima bwawe. Isuzume n'izo nshuti zawe. Hanyuma Rusi we abivugaho, iyo mwumvise amakuru ya Rusi, ni umwe mu badamu babwiraga bene wabo bamaze gusubira, aravuga ngo mwinyita Naomi kubera yuko donc nyirabuko ya Rusi, mwinyita Naomi kubera yuko Imana yamaye ibisharira, ahubwo mujye munyita Mara. Kandi mwibuke ko Mara ari ubutayu Abisirayeli bigeze banyuramo bwitwa Mara, amazi yahasharira. Hari igihe umuntu asharirirwa n'ubuzima, hari igihe umuntu asharirirwa asharirwa n'akaga k'ubuzima, agasharirwa n'ibintu bitandukanye. Noneho no mu maso wamureba ukabona yarashaririwe. Noneho waza kumwita wenda masezerano cyangwa se wamwita byishimo nk'uko amazina yari, akakureba akavuga ati ariko ibyo bintu urabinyitira iki ko n'ubundi nashaririwe byaranye nabaye Mara. Rero nibwo buzima abantu babayemo. Tekereza mu bumara bwawe, ninde wasigaranye muri bwa buzima bushaririye? Umudamu bita Rusi, abagabo Rusi na Orupa, abagabo bamaze gupfa babo, noneho biba ngombwa ko nyirabukwe ababwira ngo batahe basigare wasubire mu gihugu cy'iwabo. Noneho Rusi aravuga ngo ntabwo nemera gusigara, aho uzagwa niho nzagwa bahamambe. Imana ishimwe cyane. Dukeneye inshuti zibana
kubana natwe mu byiza no kuba umugabo wa Rusi yari yarapfuye nibisobanuye yuko nawo matari mabukwe we. Noneho dukeneye babandi baza bakavuga ngo aho uzagwa niho nzagwa, ubwoko bwawe nibwo bwoko bwanjye. Imana ishimwe cyane. Dukeneye izo nshuti z'akaramata kuruta gukenera abafana. Imana itugire neza cyane. Ese ufite ba Rusi mu buzima bwawe cyangwa ufite ba Orupa bagusigiriye? Paulo yigeze avuga ngo badema baransigiriye. Abo badema bitwaga ko ari inshuti bakoranye umurimo. Badema baragusigiriye. Ese izo nshuti zaragusigiriye warazitaga ko ari inshuti zawe? Ese ba Orupa muri kumwe nabo muragendana? Icyo bazagukorera bazagusoma, bazakugira nka Yuda yasomye Yesu arangije aramusigira. Bazagusoma bakwereke kode bari there for you, barahari ku bwawe, bakwereka urukundo, ariko ngo baramusiga. Orupa asoma nyirabukwe arangije aragenda, ariko Rusi arangije aravuga ngo winyingingira kugusiga. Haleluya! Winyingingira kugusiga kuko uzagwa niho nzagwa bahamambe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uyu munsi urebe inshuti zawe ufite nizihe. Hari izaguteye ibikomere, uyu munsi ndagira ngo bohoke kuri ibyo bikomere. Hari izatumye utagera ku nzozi zawe, uyu munsi ndagira ngo ubibohokeho. Hari izatumye wumva umutima wawe ushaririwe, ndagira ngo ubohoke. Ntabwo zari inshuti nyanshuti, ahubwo bari abafana. Uyu munsi ndagira ngo Imana iguhuze na ba Rusi bawe, Imana iguhuze n'inkoramutima zawe, Imana iguhuze n'abakugeza ku nzozi zawe. Reka nkubwire ngo inshuti itazagufata akaboko ngo ikuzamure kugezeyo, iyi izaba ari feke. Inshuti niyikubwira ngo ndori icyiza ngwino tujyane. Imana itugire neza cyane. Hari abantu benshi tuba dufite tuzi ngo batugirira umumaro, ariko umuntu utazakugirira umumaro ngo agufata akaboko ntabwo ari inshuti yawe. Hari abakire benshi tuba dufite b'inshuti witwa ngo ni inshuti, ariko ntaguha ibanga ry'ubukire. Uwo muntu ntabwo ari inshuti y'amagara, iyo ntabwo ari inkoramutima. Inshuti nyanshuti niyikumenera ibanga ryo kuba wagera ku nzozi zawe. Ntabwo dukeneye rero babandi batumarira inkweto, ahubwo dukeneye babandi batwambika inkweto. Imana ishimwe cyane. Ese ubuzima bwawe waba ufite ba Rusi bazamana nawe akaramata? Waba ufite ya nshuti ikundana nawe ibihe byose? Waba ufite ya nshuti ikurutira umuvandimwe? Ahubwo cyangwa ufite izazindi zisenya urugo z'aba followers, zazindi z'abafana, cyangwa se ufite babandi nyine urunze muri telefone yawe ariko badafite icyo bakumari. Imana itugire neza cyane. Kuba bafite muri telefone ze bituma utaburara, kuba bafite muri telefone se bituma udahangayika. None se nimba ubafite muri, simvuze ngo basibe, kuko hari igihe nabo ngabo bazakugira umumaro mu gihe runaka, ariko ndagira ngo ubabohokeho. Nubohwe n'icyo bita ubushuti bwanze kuba ubushuti nyabushuti, ahubwo umenye ngo ndakomeje urugendo, ngiye gufata icyo Kristo yamfatiye. Imana ishimwe cyane. Imana niguhuze na ba Rusi bawe, Imana niguhuze n'abakomaho ibihe byose, Imana niguhuze n'abagufitiye umumaro, Imana niguhuze n'abantu bazakugeza ku nzozi zawe kuruta kuzatuma utagera ku nzozi zawe. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo nkwifurize kumva uyu munsi hari inshuti Imana yakuremera, ariko wisuzume, ukore evaluation, ubanze urebe koko niba ufite inshuti cyangwa udafite ibicupuri by'inshuti. Hari abantu b'ibicupuri mu bushuti, inshuti yanjye, baza bakakwereka ko bari inshuti zawe kandi ari indyarya zishaka kugutaba mu rwobo. Banza wisuzume, kuko ibyo nibigutera ibikomere bizatuma utagera ku nzozi. Uzahita wanga abantu bose, ariko ndagira nkubwire ngo ibikomere wagize mu bushuti, ibintu byose, nk'ubu urugero, hari abantu bashatse abagabo cyangwa se abagore bababera igihanda mu rugendo, noneho bituma bavuga ati abagabo bose ni bamwe cyangwa se abagore bose ni bamwe. Oya, ntabwo wahuye na nyamunsi, wahuye n'igicupuri.
ariko hari abantu Imana yaremye bazima. Ndagira ngo nkwifurize guhura n'uw'Imana yakugeneye. Imana ishimwe cyane. Kuba warahuye n'igicupuri ntibisobanuye yuko hatari abagabo bamenye Kristo. Kuba warahuye n'igicupuri cy'umugore ntibisobanuye ko hatari abagore bamenye Kristo bazima. Reka nkubwire ngo ibikomere wahuye nabyo muri friendship, Uwiteka nabikomore uyu munsi, nakubohora ibyo bikomere, aguhuze n'igisubizo cyawe. Imana ibaho umugisha. Mana data wa twese wo mu ijuru, ndagushimye kubw'uyu munsi. Haleluya. Ndagushimye kubw'uyu mugoroba, ndagushimye kubw'iki gicamunsi. Nuturemera inshuti z'umugisha, nuturemera inshuti z'umumaro uhereye none, kandi Mwami Imana unyemerere uduhe ibyishimo, utugeze ku nzozi zacu uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amina, 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 amina.